umugisha. Haleluya, haleluya. Ndongeye ndabashuje, mwaramutse. Mahoro y'Imana nabe muri mwe. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo mbanze mbaririmbire. Amen. Yanga baririmbye bakeya rwose. Baza kuri mikrofone mbanze fatikanya nabo kuririmba indirimbo nziza. Vuga ngo twaboneye amahoro muri Kristo Yesu. Tambuke turayizi twese muhumure. Haleluya. Nabonye amahoro mu mutima wanjye kuva nakiriye Yesu umucunguzi. Nahindutse mushya mbicyaremwe gishya, ntabwo nzongera kurindagira ukundi. Mwijuru iyo ni iwacu, abera bahora bishimye, bahimbaza Imana ubuziraherezo. Aho ngaho nyine ni iwacu, ni iwacu. Mwijuru ni iwacu, iwacu, aho abera bahora bishimye, bahimbaza Imana ubuziraherezo. Aho ngaho nyine ni iwacu. Ngendera muri Kristo, shora imizi muri we, nubatswe muri we, nkomejwe no kwizera. Kuko nigishijwe, mfite ishimwe ryinshi, ryuzuye risesekaye mu mutima. Mwijuru iyo ni iwacu, ni iwacu, aho abera bahora bishimye. Zotana mako taina vai. Iza notte ne mai grere de fine science. Vende ne mai grere fine gururi. Oh ni iwacu, Mwijuru ni iwacu, aho abera bahora bishimye, bahimbaza Imana ubuziraherezo. Aho ngaho nyine ni iwacu. Nazuranywe na Kristo, shakiye hejuru, aho Kristo yicaye iburyo bw'Imana. Kristo bugingo bwanjye ubwazerekanwa, zerekana nawe ndi mu bwiza. Mwijuru iyo ni iwacu, ni iwacu, aho abera bahora bishimye, bahimbaza Imana ubuziraherezo. Aho ngaho nyine ni iwacu. Mwijuru iyo ni iwacu, masota, aho abera bahora bishimye, bahimbaza Imana ubuziraherezo. Aho ngaho nyine ni iwacu, ni iwacu. Imana ibahe umugisha cyane. Oh haleluya. Amen. Abana b'iwacu, haleluya. Amen. Abana b'ijuru, haleluya. Amen. Iwacu ni mwijuru. Ndagira mbabwire ngo ntabwo wakwita umunyarwanda udafite inkomoko igaragaza ko uri umunyarwanda by'ukuri.
udafite igisekuruza mu banyarwanda. Yesu nashimwe cyane. Bwira mugenzi ngo natwe ab'ijuru dufite inkomoko. Ntabwo yabyumvise mubwira ngo ufite inkomoko yo kwitwa umwana w'ijuru. Bifite aho bituruka. Ndagira ngo dusome amagambo y'Imana twihuse. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Kuva ibice 12 umurongo wa 12 tugere kuri 14. Cyo Kuva ibice 12 umurongo wa 12. Reka dusome mu izina rya Yego, Yesu. Jean Pierre turi kumwe, Imana igumugisha. Kuko muri iryo joro nzanyura mu gihugu cya Egiputa, nkica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo n'imana z'abanyegiputa zose nzasohoza amateka nziciriyeho. Ndi Uwiteka. Ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Kandi uwo munsi uzababera urwibutso, muzawuziririze ubu munsi mukuru w'Uwiteka. Mu bihe byanyu byose muzajye muwuziririza, ribe itegeko ry'iteka ryose. Amen. Amen. Yesu nashimwe cyane. Amen. Tugende muri Yohana ubutumwa bwiza ibice 19. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 19 umurongo 28 tugere hepfo kuri 34. Hanyuma y'ibyo, Tubanze twumve ko bose bahageze. Mwese mwahageze? Ko twese turasoma nibyo byiza. Yego. hanyuma y'ibyo Yesu amenye yuko noneho byose birangiye, agira ngo ibyanditswe bisohore rwose, niko kuvuga ati mfite inyota. Hari hateretse ikibindi cyuzuye vino isharira, nuko benda sipongo yuzuye iyo vino isharira, bayishyira ku rubingo barayimusomesha. Yesu amaze gusoma iyo vino aravuga ati birarangiye. Acurika umutwe, umutima uraca. Uwo munsi wari uwo kwitegura Pasika, kandi abayuda ntibashakaga ko imibiri iguma ku musaraba ku isabato, kuko iyo sabato yari umunsi mukuru. Niko gusaba Pilato kubavuna amaguru ngo babamburwe. Abasirikare baraza, babanza kuri umwe bamuvuna amaguru, n'undi wari ubambanwe we mugenza batyo. Ariko bageze kuri Yesu basanga amaze gupfa, ntibamuvuna amaguru. Ariko umwe muri bo amucumita icumu mu rubavu, uwo mwanya havamo amaraso n'amazi. Uwabibonye niwe ubihamije, kandi ibyo ahamya ni iby'ukuri, kandi azi ko avuga ukuri, ngo namwe mwizere. Kuko ibyo byaho kugira ngo ibyanditswe bisohore, ngo nta gufwa rye rizavunwa. Byongeye kandi ibindi byanditswe biravuga ngo bazabona uwo bamucumise, bazabona uwo bacumise. Amen. Turangirize aho muri Yohana ibice 12 nyine n'ubundi umurongo wa 44. Yesu aravuga cyane ati unyizera sinjye aba yizeye, ahubwo aba yizeye uwantumye. Amen. Amen. Subiramo iryo jambo. Yesu aravuga cyane ati unyizera Yego. sinjye aba yizeye, ahubwo aba yizeye uwantumye. Amen. Amen. Nimwakire ijambo ry'Imana.
tumaze kuririmba akaririmbo keza tuvuga ngo mu ijuru ni iwacu, kandi habaye iwacu bitewe n'uko tuhafite inkomoko. Amen, amen, amen. Mbwira mugenzi ngo ufite inkomoko. Ntabwo wicaye aha utera waraza, ntabwo ari isoko twaremye ngo riremwemo n'abanyamahanga, ahubwo turi aha ngaha nk'abantu bafite icyabazanye, bafite aho baturuka ndetse n'aho berekeza. Dukomere Imana amashyi cyane. Iki gitondo cyiza rero ndagira ngo mbere ya byose mbanze bamenyeshe ikijyanye n'iriya monima mubona hariya. Mwayibonye? Abanyuzeho bayibonye? Hari n'ukuntu izamura amazi, imena amazi aturuka muri Bibiliya. Niba batanayakije bayatse rwose muze kumunyuraho muyirebe, kuko mu bijyanye n'ijambo ry'uno munsi birajyanirana n'iriya monima. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Murabona ko ni Bibiliya. Yambaze protokole niba amazi rwose arimo moteri izamura amazi. Niba batabikoze babwira ababishinzwe babikore kugira ngo uze kunyura hano, uze kunyuraho ureba ibyo nakubwiye kandi ubashe kumva neza icyo bivuga. Ntabwo dukora ibintu bidafite meaning, bidafite icyo bivuga, bidafite icyo bifashije. Ntabwo ari imitako, si ibintu byaho bipfuye ubusa, ahubwo ni ibintu bifite imbaraga kandi nazo zifite aho zikomoka. Irimo gukora. Imana ishimwe. Muze kuhanyura muhagere nare y'amazi n'amaraso muyakoreho. Haleluya. Uyu munsi turavuga amazi n'amaraso. Muvuge ngo amazi n'amaraso. Hari ibihamya. Muvuge ngo hari ibihamya bigaragaza aho twaturutse ndetse n'abo turiho. Rero iriya monima mureba hariya ni igitekerezo twigeze tugira, nigeze bivugaho ngira ngo abashombo barabizi. Vuga ko imbere y'urusengero rwacu hakeneye ikintu. Nkuko Imana yansangakanye hari ikintu, hari jedo, ariko nkumva ntago ari jedo nk'iyo wasanga kuri hoteli, si nk'iyo wasanga Dubai izamuka umuziki urimo, kugira ngo abantu wenda baturutse hafi na kure baryoherwe naho kaziki nayo mazi akina. Ahubwo ibintu byose by'Imana biba bifite icyo bishaka kuvuga. Yesu nashimwe cyane. Nta yindi nganzo rero itugeza muri rihema ry'ibonaniro ni ukuzingura imizingo y'ibitabo kugira ngo dusome ibyanditswe byera. Yesu nashimwe cyane. Nta n'ikindi kintu twizereramo, si mu muntu, si mu nyubako, si mu bifatika turebesha amaso y'umubiri. Twizerera mu ijambo ry'Imana. Ibyiringiro byacu biri mu ijambo, kandi iryo jambo ryahumetswe na jambo. Amen. Ni Imana kandi inyuriza mu mwana we kugira ngo asohoze ibye muri twebwe abana b'abantu, kandi duhinduke ibyaremwe bishya muri Kristo Yesu. Hariya rero mubona harimo Bibiliya, hari Bibiliya iri hejuru ya ririya buye. Ni ijambo ryubatswe, kandi ryubatswe ku rutare arirwo Kristo. Vuga ngo amina cyane. Kandi iriya monima mubona witonze ukareba Bibiliya ukuntu irambuye gutya, ubona muri yo havamo amazi. Amazi y'uruhande rumwe ni amaraso, urundi ruhande ni amazi y'urubogobogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Twarimo tunaririmba bavuga ko mu rubavu rwa Yesu havuyemo amazi n'iki n'amaraso. Bivuga ngo Bibiliya ni ijambo, we Kristo. Muri we havuyemo amazi n'amaraso yaducunguye twebwe abana b'abantu. Yesu nashimwe cyane. Turibuze gusoma neza, muraza gusanga nawe aje yanyuze ahantu habiri. Yanyuze mu mazi, anyura no mu maraso. N'umwiringira akamwizera nk'umwami n'umukiza we, anyura mu mazi no mu maraso. Haleluya. Bira nicyo bivuga. Uzansange muri office tuganire neza. Hari rero bajya baza kuvuga ngo ngo rero ngurabona ngo hano ngiyi logo ngo yagomba kugaragara hariya, ngo hanyuma ngo iki kikajya inyuma, iki kikajya imbere. Uzabaza umuhanzi wagihanze mbere yo kuvuga ngo ikiguye kujya kikajya hangaha. Burya iyo umwuka w'Imana yahumetse akavuga ikintu, ujye witonda, haba hari impamvu. Vuga ngo amina cyane.
ntuzageragezwe nuko Bethesda Holy Church nka rogo ireba hano, hanyuma hagana ku irembo hakaba Bibiliya n'amazi n'amaraso. Nicyo gikuru, hanyuma wagera mu mbere ukabasha kumenya aho uri aho ariho. Ni muri Bethesda ariko habyawe n'amazi n'amaraso. Kandi ibyo byose byubatse ku rutare. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Niyo mpamvu Yesu yabwiye Petero avuga ngo kuri wowe, kuri urwo rutare nzahubaka itorero, kandi itorero ryanjye rizakomera. Amen. N'amarembo y'ikuzimu ntacyo azari twara. Haleluya. Bwira mugenzi ngo nubatswe ku rutare rukomeye cyane. Ariko mwabyumvise? Mbivuze muri makeya. Muri make, ariko nuko nguko niko biri. Rero muza kuhagera ngo muze kwitegereza umurare y'amazi n'amaraso buriya harimo y'uburyo bwishe. Barambwiye ngo hari bajya bazana na motari bahagera bakava ku mamoto bakaza bakahegera bakurira bakareba bagakora mu mazi. Ujye muyakoraho umuntu uvuge ngo aya mazi n'amaraso bya Kristo binyeze, uzahumanuka rwose. Ariko ntimukajye mucyurira, mukajye mwurira rwose, mujye murebera inyuma nuko ku mazu yakoreho ariko utabyuriye. Sibyo utabikandagiyeho. Urabyumva nawe ntago wagera mu rugo ngo ukandagire ku meza. Kandi tubona ameza y'umwami ateguyeho jambo, ntago wakandagira ku meza y'umwami rero. Yesu nashimwe cyane. Umwami nyiribihe abagirire neza. Twasomye ijambo ry'Imana ritubwira ngo ikimenyetso cya nyuma cy'imigambi y'Imana kugira ngo Imana ikure Abisiraheli mu maboko y'Abanyegiputa, mu maboko ya Farao, mu nzu y'uburetwa, mu nzu y'agahato, mu nzu y'umubabaro n'umuborogo. Yabikoresheje imbaraga nyinshi cyane, ikoresheje bya bimenyetso byose uko mubizi kugeza ku cyanyuma, aho yakoze ku mfura no ku mariza y'amatungo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ariko ngo abikora muri ubu buryo, arabatoza ibya Pasika, ariko aravuga ati uyu munsi Pasika uburyo tugiye kuyitegura, buri muntu wese agenda ategura umwagazi w'intama, umwana w'intama cyangwa se igitambo cye, ariko umwana w'intama cyangwa se umwana w'ihene, kandi muto cyane utagira inenge, utararangiza n'umwaka. Buri muntu cyangwa buri muryango bagende bawufate nimugoroba bawubikire, kandi uwo mwana w'intama cyangwa w'ihene ugomba kuba ari isekurume condition. Hanyuma bawubikire nimugoroba, bamara kuwubikira nukukata ijosi, nukuwukinja. Hanyuma bawurye iryo joro nturare. Abazaba bari bake baziyunga n'abandi, ariko bawurye bawurangize, kandi bawuryane n'ibinono n'ibyo mu nda byose, ntihakagire na kimwe basigaza. Ibyo mwese murabizi. Ako sicyo ngendereye kuvugaho. Yesu nashimwe cyane. Ngo ariko mugende mufate amaraso muyashyire mu rwabya, nimurangiza muyafate muyasige ku nkomanizo z'imiryango no mu irebe ry'umuryango muyahashyire, kuko uyu munsi nagambiriye gutandukanya Umunyegiputa n'Umwisiraheli. Kandi nta kiri butume, nta mpamvu mfite, nta kindi kimenyetso ndi bubahe kiri buze gutuma ntandukanya Umunyegiputa n'Umwisiraheli, ni ikimenyetso cy'amaraso. Muvuge ngo amina cyane. Bwira mugenzi ngo ubundi duhurira kuki? Abanyarwanda numva bagira ngo umwe ni umushambo n'umuntuzi nyamoko y'Abanyarwanda. Basanga ari muri Kongo babayo mu ndandi n'umuntu. Hari ibintu by'amoko bitandukanye abantu, ariko Kristo yaraje aravuga ati mvasha ibyo ntacyo bizabamarira. Haleluya. Ntago byabakiza urupfu rwa nyamunsi, ntacyo umva kuba uri umushambo ntacyo byakumarira, kuba uri icyo wirata ntacyo ku munsi mubi ntacyakurengera keretse amaraso y'igiciro. Noneho rero yifuza kugira ngo abatandukanye, kandi rwose ashyireho korotire, kandi icyo kimenyetso ari bukoreshe kizabe ikimenyetso cy'iteka ryose. Aravuga ati mugende mukoze ayo maraso ku nkomanizo z'imiryango, kuko mu gicuku ndi buze kunyura muri Egiputa, kandi genda ashaka kugaragaza imbaraga zanjye kugira ngo nice ku Munyegiputa
wafashe umwisiraheli akamugira ingwate n'imbata akajya ngo wenda hawanye nawe rwose mbereke ko muri abana banjye bwite, ariko ikimenyetso cy'uko muri abanjye ni ikimenyetso cy'amaraso. Ariko byari bifite icyo bishushanya. Babikora batyo ngo ariko nijoro ngo Uwiteka aza gucaho hantu ari kumwe n'umurimbuzi, ngo ahantu yasanze icyo kimenyetso cy'amaraso ntiyahinjiraga, ariko aho tasanze icyo kimenyetso ngo yarinjiraga akaniga umwana w'imfura, akahinjira amariza yose agashira, ngo Egiputa yose icika imiborogo. Imana yacu ni umuhanga w'intambara, kandi reka nkubwire icyo akoze cyose agikoresha imbaraga nyinshi, no kugira ngo arekure umwana we w'ikinege yakoresheje imbaraga nyinshi cyane. Kuko mu ijuru ryarateranye, baravuga ngo ninde bajya kurengera umwana w'umuntu, mu bizima, mu bakuru, mu bamarayika ngo habura n'umwe. Haleluya. Ngo ariko mu kanya gato ngo Yohana wabonaga ibyo ngo atangirarizwa nuko habuze ujya kurengera umwana w'umuntu, ngo ararira. Ngo ariko marayika araza aravuga ngo wirira Yohana wirira, dore intare y'umuryango wa Yuda aranesheje. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina amina. Bibiliya iratubwira rero ngo kondisiyo ko ari ugufata umwana w'ihene cyangwa umwana w'intama utararangiza umwaka, ngo kandi utagira inenge, kandi yagombaga kuba ari isekuru. Nani sekuru nayo ni umuhungu, uvuge ngo ni umuhungu, n'inyagazi nayo ni umukobwa. Ndetse ubwo kandi ubwo mugiye kuntera amabuye. Byari bifite icyo bivuga. Aya maraso y'igiciro yashushanyaga amaraso y'umwana w'intama uzamena amaraso kugira ngo atandukanye abarimbuka n'abahabwa ubugingo. Vuga ngo amina cyane. Abaragwa b'ijuru n'abakora isi bazahwana nayo. Ikimenyetso cy'amaraso. Kandi byashushanyaga yuko buri muntu wese uzabonekaho ko afite icyo kimenyetso yarakoze ibyo Imana ishaka, akabonekaho ikimenyetso, ntabwo azacirwa urubanza rubi. Amen. Haleluya. Babikora batyo rero nijoro ngo acaho ngaho. Muzika aricyo cyanyuma cyemeje Farawo, maze arekura Abisiraheli avuga ati mugende mujye gukorera Imana yanyu. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Twasomye ijambo ry'Imana rindi ritubwira ngo Yesu ku musaraba i Golgotha yari yakubiswe inkoni nyinshi kugeza aho umubiri uhinduka isura itari yo kwifuzwa. Amanikwa inyabihanga, ako yari kumwe ngo n'abandi bagabo babiri nabo bakoze ibyaha. Biri ijambo ry'Imana riratubwira ngo igihe kigeze, igihe cyo bitegura isabato, kandi wari umunsi mukuru, igihe cya Pasika, ari umunsi mukuru mwiza wo kwizihizwa. Avuga ngo nabagirire vuba, kuko uwo munsi, iyo minsi ntabwo bashaka kuyinjiramo, hari abamanitswe inyabihanga. Avuga ngo nabagirire vuba abakureho bajya aho bagomba kujya. Twasomye ijambo ry'Imana riratubwira ngo uyu Yesu yaramanikanywe n'abo babiri inyabihanga, ngo umuhango wabo uko babigenzaga ntago bamanuraga batanje kubavuna amaguru, ariko barabagome. Bageze kukumanika, bageze kukuvunagura ngo bakabavuna amaguru. Niba bavuga se tubamanura barirukanka, simbi nabitekereje usanga Mana mu ijuru. Gira mugenzi wangu burya abantu batagira Imana n'abagome. Ati gira vuba vuna amaguru mugire vuba, ngo bahera kuwa mbere baramuvuna, bafata wa kabiri baramuvuna. Harimo na wa wundi wari umaze kuraga ubugingo. Yaravuze, umwe yaravuze gato ku bundi uko wavuze ngo uri umwami wakwikije natwe ukadukiza, ubundi upfana natwe gute uri umunyembaraga, umwami apfa nkatwe. Ubundi aramuga atumva, wowe twe turazira ibyo twakoze, uyu warazira iki? Aravuga ati data nugera mu bwami bwawe unyiyibukire. Haleluya. Ngo Yesu arahindukira aramubwira ngo ndaguhamiza yuko mu kanya gato turi kumwe muri paradizo y'Imana. Mbwira mugenzi ngo uyu munsi ni wizererwa nawe urakira, uraraga ubugingo n'ukuri kw'Imana. Haleluya. Bavuna uwa mbere amaguru, bavuna uwa kabiri. Ngo bageze kuri Yesu ngo basanga amaze gucikana. Ubundi itegeko ryavuga ngo ataracikana mubanze mumuvune n'amaguru. Ngo basanga amaze gucikana, baravuga ati uyu we byanarangiye, ngo baramwihorera. Ariko ubundi ntago byari bibaye gutyo, kubera yuko nyine bamuretse kuri kacikanye, ahubwo nuko isezerano rye ryavuga ngo nta gufa rye. Muvuge ngo ntava gufa rye. Haleluya, haleluya. Rizavunika. Isezerano rirakomeye cyane. Imana ishimwe. Imana ishimwe.
Imana ishimwe. Ngo barangije ngo umwe muri bo ngo abonye yuko batamuvunnye amaguru ngo nyine ku gahunda zabo zari ziri, ngo arihuta vuba aragenda afata icumu ngo arikoza mu rubavu ngo amutera icumu ngo aramusonga, aravuga ati abandi tubasonze tubavunnye, reka nawe ngo usonge. Asohoza ibyasezeranijwe, akubitamo icumu mu rubavu ngo havamo amazi n'amaraso. Icyo cyabereyeho kugira ngo muri urwo rupfu rwe havemo ikintu kizahesha agaciro urupfu rwe. Yesu nashimwe cyane. Kizaze kigirira umumaro ku muntu wese uzabuhaye agaciro urupfu rwa Kristo. Kamucumita icumu mu rubavu havamo amazi n'amaraso. Yesu nashimwe cyane. Tujya tuvuga ubutumwa bwiza, tukavuga kugira neza kw'Imana n'uburyo Imana ihindura amateka ikagira icyo ikora ku mwana w'umuntu imusanze ahantu mu ivata yigaraguramo, akavuga ngo baho, akabaho. Kandi iryo jambo avuze akariherekeza, uyu muntu uvuzweho ngo baho akazabaho kandi agakomera. Amen. Igihamya rero agakiza k'umuntu nuko abatizwa. Nabiri ijambo ry'Imana ryabitubwira, kavuga ngo mugende mubwirize abantu ubutumwa bwiza, abazumva bakizera bakihana muzababatize mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Kandi na Kristo nawe nuko byamugendekeye, yaje gushyiraho inzira, yaje kurangira abantu irembo ry'urwinjiriro, yaje kugaragaza ibise umwana w'umuntu avukamo, ni mu mazi no mu maraso y'igiciro. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwibukiye Yesu ngo asanga Yohana kuri Yorodani, ngasanga Yohana ari kuvuga ngo nimutunganye inzira z'Uwiteka kandi mugorore inzira ze. Haleluya, haleluya. Aravuga ati mwemere mubatizwe mukizwe. Atariko ngenda wabatirije amazi, ariko uzaza we warakomeye cyane, sinkwiye no gukora ku mushumi w'inkweto ze, ahubwo uwo azababatirisha umwuka n'umuriro. Ngakivuga aricyo bona Yesu nguye yaraje. Ngo Yohana avuga ati sinkwiye kugusanga, ntukwiye wo kunsanga, ni ukwiye kugusanga. Yesu aramubwira ngo emera ubikore dusohoze ibyo gukiranuka kose. Amagambo murayazi. Hanyuma ngo aramubatiza mu mazi. Yesu rero yaraje nawe anyura mu mazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Icyo ni ikimenyetso cya mbere cy'inzira yaje gushyiraho. Niyo mpamvu tujya turimo ngo niwe nzira, niwe nzira, inzira izatugezayo. Yaciye inzira niyo tugomba kugenderamo, kandi dufite utugabye imbere. Nimuhumure, ikiri imbere cyose ntacyo kizadutwara kuko yahaciye inzira. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Usomye muri Yohana 5:6 niho avuga ngo ninde unesha iby'isi? Ninde ubundi? Ninde wabasha kunesha iby'isi? Ninde ubigenda hejuru? Ninde ubidomina? Ninde ubitesha agaciro? Ninde ubikontorora aho kugira ngo bimukontorore? Ngo keretse uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana. Haleluya, haleluya. Ngo kandi niwe Kristo waje guca mu mazi n'amaraso. Ngo si mu mazi yonyine, ahubwo ni amazi n'amaraso. Umusome Yohana 5:6 na 5:6, ibice 5:5-6. Ni wa wundi waje guca mu mazi no mu maraso. Ngo ntago ari amazi gusa, ngo n'amaraso. Haleluya, haleluya, haleluya. Turabyibuka nk'igihe yicanye n'abigishwa be ngo ashaka kurangiza misiyo, ngo basangira ibya Pasika, afata umugati arawumanya ngo ati uyu ni umubiri wanjye. Iyi capati mureba, uyu mugati mureba nshanyaguzwa, ni umubiri wanjye ugiye gushanyaguzwa kugira ngo imibiri yanyu ibe mizima kandi bigiciro. Aranyafata n'inkongora aravuga ati iri ni isezerano rishya ryo mu maraso yanyu. Hari imihango yeza igahumanura. Kera umuntu agiraga ibyaha nyina akazana itungo, bakaritambaho igitambo kugira ngo agirwe imbabazi z'ibyaha bye, bakaribicira icyo kimezo cy'amaraso, icyo cy'amaraso amenwe
bashyira igitambo ku gicaniro cyashako kikazamuka ukaba uremewe, kandi katazamuka ugasubira gushaka ikindi. Abona rero abantu ntibazabivamo, aravuga ati reka ngewe manuke. Haleluya. Ntanga umubiri wanjye w'igitambo cyiza kizima gihumurira Imana neza, kandi ikimenyetso cy'amaraso, amaraso yamenwaga hamenwa yanjye, kugira ngo abantu bose bazanyizera bazagarwaho icyo kimenyetso, kandi bahinduke ubwoko bukomeye, ubwoko butavumika, kandi ubwoko bw'amasezerano buzaragarura ibyasezeranijwe nanjye nk'umwana w'intama w'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Uzanesha isi ninde? Uzagenda hejuru y'iby'isi, uzabarinda akorwaho, uzaba rutavumika. Ninde uzabasha kugaragara imbere y'isi n'abantu atsinze anesheje rwose, afite ibendera ry'umutsindo ry'ubutsinzi? Nuzagaragaho iki kimenyetso cy'amaraso. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbwira mugenzi wawe ngo ibyo bimenyetso niba ubifite, uhumure, uririmbe kandi unezerwe. Uhurwire umutima ngo umutima wanjye tuza, arashaka kubana n'uwambambiwe, kandi uwancunguye ariho, ni muzima, kandi aramvugira ari iburyo bw'Imana. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Amaraso ubundi nicyo kimenyetso rero gitandukanya umuntu n'uyundi. Amaraso rero ngapimwa kugira ngo bamenye ko uyu muntu ari uwawe cyangwa atari uwawe, uyu mwana karo cyangwa atari uwawe, ngo bapima ADN. Reka nkubwire rero, uzirukanka wava ukajya muri Amerika, ukajya mu Budage, ukajya mu Bwongereza, ariko ADN ntuzayicika. Bwira mugenzi ngo ikimenyetso cy'amaraso ntago kizakuvaho. Uzaba uri umunyarwanda uri kwa Semajeri na Nyirakamagaza, ugire nationalité y'Abadage, ariko toujours uzagaruka usange waraturutse iwanyu ibunyambiriri, ADN ari ya Kaberuka, ari ya Semajeri na Nyirakamagaza. Wahindura miriye, wahindura ibyicaro, wahindura ranka, wahindura amazina, wahindura imyambaro, ariko ADN ntiwayihindura. Satani azaturwanya ku myambaro, aturwanye ku mubiri, aturwanye ku biryo, aturwanye aho dutura, ariko ADN ntazayirwanya ngo ayishobore. Haleluya. Kuko ayo maraso niho twakomotse, mu maraso ya Kristo Yesu. Ikimenyetso kituriho ntabwo yagihinduza. Imbaraga ze n'urupfu rwe ndetse n'ibigeragezo bimuturukaho. Bwira mugenzi ngo bamahoro, kuko ntacyo azahindura kuri gahunda y'Imana ku buzima bwawe. Komera Imana amashyi cyane. Haleluya, haleluya. ADN yaba imwe, yamwe n'umugabo umwe gusa, groupe sange yahinduka O positive, O negative, A positive, B positive, rwose pe muvukana, ariko ADN sha nubwo akwitera ukimena hahita badirika. Haleluya. Uzavukana n'abadokiteri, uvukane n'ababaji n'abasuderi, hanyuma ube umunyamasengesho. Ibyo ni groupe sange, mwatandukana kubijyanye n'imibereho, ariko ADN ntishobora. Twese turi hano tunyuranye mu mirimo n'uburyo n'ubushobozi, ariko twese turi mwene mugabo umwe kubw'amaraso y'igiciro. Bwira mugenzi ngo amaraso aduhuza ni yakomeye kuruta ibidutandukanya. Komera Imana amashyi ubyumvise neza. No kugira ngo Mwegiputa hatazagira umurimbuzi winjira mu nzu y'Umwisiraheli, cyari ikimenyetso cy'amaraso, kandi gisobanura ya yandi azamenwa y'umwana w'intama w'Imana, ari we Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Hari abantu bajya bakeresa ibintu by'umubatizo, bagakeresa ibintu by'ikimenyetso cy'amaraso. Reka nkubwire, isi nubwo yakwitera ukimena, nubwo abahanga n'abanyabwenge, nubwo za tekinoloji zahindukira inshuro 7, hari abantu bajya bavuga ngo bagiye kuzana izo nshinge, ngo bagiye kuzidutera, ngo kandi bazidutera ngo fini ikimenyetso cya dayimoni pa. Haleluya, haleluya. Uw'Imana yafashe, uwo yaciye imanzi mu kiganza, uwo yamenye, kandi yamumenye kera ataranabaho. Uzi ko yabwiye Yeremiya ngo Yeremiya we, utaraba urusoro mu nda ya mama wawe, njyewe nari ngufite, nari nkuzi. Uzana urushinge, arazana urushinge, asange hari umuntu wakumenye kera.
kandi avuga ngo utaravuka ngo na mama n'ababyeyi bari ko babyaye umuhungu cyangwa umukobwa, ngewe ubwanjye nari narangije kukweza, kugukurotira, kugufata no kugukomeza no kuguhindura umuntu ukomeye. Ntabwo uzaza nyuma azagira icyo ahindura. Haleluya! Ninjye wakubyaye. Isi itarakumenya jye nari ngufite. Mumbarize ngo ubundi barakuzi wowe, bakumenya aho bakuboneye, ariko utaranaboneka wari uriho mu nda y'Imana. Wari uriho. Haleluya! Haleluya! Twasomye ijambo riratubwira ngo unyizera ngiye Kristo ngo sinjya abayizeye, ndaba yizeye uwantumye. Bivuga ngo Kristo na se n'umwe. Data yaramubyaye hanyuma arongera atubyarira muri Kristo. Turi bene mugabo umwe. Niyo mpamvu Yesu ni grand frère. Muvuge ngo grand frère. Yampaye tikwa jina. Umunsi umwe Yesu baramubwira ngo mwigisha mwiza, ati munyitira iki mwiza? Umwiza n'umwe ni Data. Haleluya! Nje nka coordinator, nje guhuza ibintu n'ibindi, nje guhuza ibyari byaratandukanye muri ngewe bibe bimwe nanone kubw'amaraso y'igiciro agiye kumenwa. Yesu nashimwe cyane. Iyo nagize ibihe byiza Yesu muganiriza nka grand frère. Umbareka muri grand frère byacanze umubiri ntiwo wambaye ntuzi, ni ukuri pe. Ibibazo intambara mu isi n'ibigeragezo binanije benshi kubyihanganira, amaso y'abantu areba bugufi akananirwa kwitegere zibiri imbere. Haleluya! Ikiri imbere rero twashyizwe imbere ni isezerano ry'amahoro. Vuga ngo amina cyane. Kandi nta yindi nzira ni ukwizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukizera amazi n'amaraso wanyuzemo, ubundi uri ubwoko bukomeye. Kandi nta kindi twashobora, nta nicyo twakwimarira keretse kwizera Yesu wenyine akadutsindira kandi akatuneshereza. Kandi uwo iyo wabashije kumenya aho yanyuze ubasha kwigengesera ukavuga uti nta mubabaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ijambo ry'Imana byatubwiye ngo unyizera ntabwo abayizeye abayizere Data. Urukundo rw'Imana yacu rwatugezeho binyuze muri Kristo Yesu, kandi amaraso y'igiciro niyo yaduhiye ubwoko bukomeye. Iyo tubonye icyo kimenyetso ntabwo ducirwa urubanza rubi. Amen. Mbariza mugenzi ngo ufite icyo kimenyetso, ufite icyo kimenyetso. Ariko kuki Yesu batamuzanye ngo bamusanga aho yicaye, Yohana ngaze azana utuza twe mu Yorodani tumusukeho? Ngo yagiye mu mazi aribizwa, plongé, submergé neza, aribizwa ntihagisigara n'agasatsi, ngo avuyemo ijuru rirakinguka. Haleluya! Bwira mugenzi ngo yemera ubatizwe usoze ibyo gukiranuka kose, umenye ikimenyetso cy'amaraso cy'uwo nyuma y'amazi hari ikimenyetso. Kandi ngo bizahamishwa n'umwuka wera, ziba imbaraga zihamye. Ibyo ni nka kashi. Bivuga ngo ireti rirandikwa, ariko iyo itasinywa ngo iterweho na kashi biba ari tract. Biri kongera katubwira ngo umwuka twahawe ngo ni ingwate. Ingwate ivuga ngo wamuduhaye azagaruka, waduhaye umwuka wera azaduhamagara, wadushyizeho icyo kimenyetso turabiteka ntibazanatwibesheho. Hari ikimenyetso cy'amaraso kandi cyahamijwe n'umwuka wera. Vuga ngo amina cyane. Yohana 10:25 amaze kuvuga ati muhumure, Lazaro ntabwo yapfuye ahubwo yasinziriye. Mukanya ni mwizera murabona ubwiza bw'Imana, araba muzima. Ati turabizi ko mu bapfuye bizeye n'abazumva impanda. Avuga ati umva nababwiye muri mugira kwizera hari kiri bube. Abanyarabwira ati ninge gupfa no kuzuka.
Yesu nashimwe cyane. Unyizera naho azaba yarapfuye azongera abeho. Nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Hari imibiri mishya tuzambara. Kandi Kristo yaraje naharahanyura. Nta kintu kiriho Kristo atanyuzemo. Ihanganiye imibabaro na Kristo yanyuzemo. Ngo baragutuka baragusuzugura barakwanze baraguhanye. Yarahanywe rwose abikivume. Ariko ntabwo byamuje kumuha izina risumba andi mazina. Ntibyamuje kumuha butware mu ijuru no mu isi. Iteka rigacibwa ngo utazanyura muri we nta juru. Ariko yaraha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ko Yesu ni mwiza. Abadafite Yesu bafite ibibazo. Haleluya. Haleluya. Ni turufu twahawe irya. Uyu munsi wongere ayabuwa agaciro mu buzima bwawe. Hari indi zina twahawe munsi y'ijuru dukirizwamo uretse irya Kristo Yesu. Kumwizera kandi si ukumuvuga ku munwa gusa ahubwo ni no kuviva. Mu magufa ari imisokoro n'ibitekerezo n'ingiro ugasenga umuzi. Ukamwambaza umuzi. Ukamuhamagara umuzi. Kandi ukajya icyo usaba Imana data muri iryo zina wizeye ko rwose. Ariko uzi kugira ngo habe hari umuntu tuziranye uba ushaka rekomandasiyo ijya kuguhesha akazi ahantu quelque part, hanyuma ukavuga ubu nindi rumpe rekomandasiyo kugira ngo nibone akazi, ugahura n'umuko bati ngewe nziranye na Bishop Rugamba, ihuta ugenda ugereyo umumpera akagapapuro umubwire kandi uko aguhaye hanyuma guhera rekomandasiyo, hanyuma yarangiza akantelefona tukavugana wumva. Haleluya. Nkamubwira ntimwohereza ze uza uvuga ngo ntayo uri bubone. Haleluya. Uza wumva ko rekomandasiyo uri bubone cyangwa utari buze kuyibona. Natwe rero Yesu yaravuze ngo icyo data cyose muzamusaba ngewe binyuze muri nge kandi munyizeye. Haleluya. Muzizere ko icyo data icyo mumusaba mu gihawe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Erega irabizi ko umuntu wese ajya kugira ku kintu nyuze ahantu. Natwe ijuru tuzaryinjiramo kuko twaririmbaga tunyuze ahantu. Ni mu mazi no mu gise cy'amaraso kandi cyo kimenyetso kigatubonekaho tukababaragaho ijuru. Ntago ari ugupfa kujyayo. Si ugupfa kwitwa umwana w'Imana, hagomba kuba ikimenyetso n'inzira ugomba kunyuramo. Ndagusaba kugira ngo muri iki gitondo utangire umwaka wa 2023 neza. Turacyari mu ntangiriro rwose, ntago turagera kure, ariko ubu umwaka w'amateka adasanzwe. Haleluya. Ngira mugeze ngo umwaka w'amateka, umwaka wo guhinduka ubwoko bukomeye. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mwaka wo kwimenya no kwisobanukirwa, kwamenya uriwe, kwamenya icyo uri cyo, kwamenya uriwe aho uva n'aho ujya. Wavuga ngo abana b'Imana tuzajya mu ijuru, ukavuga ntupfe kuvuga ngo nukujya mu ijuru, ntago ari gutegera Nyamugogo. N'ibyogajuru biragenda. Ejo twabonye icyogajuru ukuntu bacyohereje mwe, baracyohereza kiragenda, kigenda gitakaza utuntu dusigara, bindi bigakomeza byagera ahantu kandi kagasigara, bindi kagasigara, kandi kagasigara, kuzageza igihe kigeze kuri Mars. Kiragenda kigezeyo kigwa hasi kirifunukura, havamo igare rigenda n'amapine. Nabwiye ama Bishop ntema Bishop ndebera. Mwana w'umuntu abasha kuva ku mubumba akagera ku wundi, ariko kuva kuri kwisi ukagera kuri Mars, uvuye kuri Terre kujya kuri Mars, ntago bugiye mu ijuru. Kuko ari kujya mu ijuru tukagenda ku cyogajuru, no kuri kw'Imana. Abanyamerika bose muvuge ngo bose n'ubuvivi n'ubuvivure badutangayo, ariko mu maraso ya Yesu. Haleluya. Niyo mpamvu muri rimwe bavuga ngo tuzajya mu mwuka rimwe, tuguruke mu kanya gato, tube twarigeza, tuzagenda kuruta icyogajuru. Ni tic tac, humbye humuru urebe ubu twagiye.
niyo mpamvu tujya tuvuga ijuru tukanezerwa tuvuga ngo tugende, bati buretse hari amandazi ntararya hari amandazi ntaragutaho ngo numve uko aryoha, ay'umunyu n'ay'intuza mandazi. Yesu abwira abigishwa baravuga ati dusangiye Pasika, ntabwo nzongera gusangira namwe, ahubwo tuzongera mu bwami bwa Data. Haleluya! Dufite umurage, dufite isezerano, abana b'Imana dufite ibyiza twateguriwe. N'isi nishaka iducuncarikira kambabwire, kandi uko bucya nuko bwije tugenda twinjira habi. Ese murabizi? Komeza uzezete tuwigire nk'ibebi muri Kristo. Shira ubwoba, kanura amaso, senga Imana, vuga ngo amina cyane, kuko dufite ibimenyetso nabyo bitwereka yuko nyine ahantu tutahafite igihe gito, igihe kinini, nagahe gato cyane. Turi muri transit, uzitondera bivuye hanga ukagera i Kanombe kuri aeroport werekeje ahandi, bafati uca muri transit ubutegereje gatoya indege yawe ize, ubundi tugukingure gate. Ufite gate pass? Yes, ndayifite. Intebe yawe niyi ahangana, ni kwidirisha cyangwa ni hagati? Ngiye nkunda kwidirisha, yo aho ngera ndeba isi we. Uziko njya mbibwira abandi ndashaka kwicara kwidirisha, ubundi ngende ndeba ukuntu tuzava mu isi, sha tuzayivamo. Revera yaravuze ngo agiye kumva yumva kiratibitse ngo burya iva hasi utabyumvise. Bwira mugenzi ngo tuzava hasi tutabyumva, ubone ikirere uracyogoza. Ngeze kubwira Imana ko Imana wazandodesheje. Imana intumaho ngo igiye kunshyira muri koma ngo nk'imisi nk'ibiri, ntitoka nzaba igihe nikigera nzagende, ntabyo guca muri koma, sinzi koma ikizayizana. Kandi yantumyeho kabiri kabisa, kandi nabisabye. Burya ibintu mujya musaba imbere y'Imana mujya mubyitondera. Niko mama wazandodesheje nkumva ukuntu tuzava mu isi kabisa, tukava mu isi tukayisiga. Tangira kuntumaho ngo Imana igiye kugutembereza, ngo igiye kugutambagiza, ngo igucishe muri koma. Ni hehe? Muri koma? Ndatoke ntidayimo Mana mbabarira ibyo navuze, ni ubuginga, umbabarire ubuginga bwanjye. Yo ntukavuga amagambo akomeye. Haleluya, haleluya. Tegereza ibyo Imana yagambira ibigukorere, akutavuga ngo akubanza umbonje. Yakubonza kuri koma, uzi ko yacika ferika kubirindura gatandatu. Ntangira kureba amapine yatobotse cyangwa imwewe nta koma. Mami nzagenda igihe kigeze kumbonja irorerere byihore, ntacyo ngikeneye. Ndashaka gusabira nshuti yanjye, ubu muraganwa nanjye ubwami bwa Data, ariko inzira irahari kandi Kristo yarayiciye. Muvuge ngo amina cyane. Ihangana imibabaro n'ibigeragezo na Kristo yabinyuzemo. Muri imbyino rero biravuga ngo umugaragu ntaruta shebuja, umugaragu ntaruta shebuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Ntabwo uruta Kristo, ubwo uruwe umwandu uragufata. Ibyo yanyuzemo, ihangane yabinyuzemo, kandi yaragarutse aravuga ngo aba umubiri wanjye urashenja ngo kugira ngo imibiri yabi ntikorweho ntishwanyaguzwe, kandi hazashanya ku mubiri uyu w'ubutaka. Ariko hari undi mubiri nawe na Kristo, mwibuke ko amaze kuva mu mva, akimaze kuzuka, ngo abigishwa be bahuye bwa mbere, ngo bashatse kumuhobera bavuga ati ntimusigeho, ntimunkoreho, uyu mubiri nambaye ntago ari umubiri wo gukorwaho, ndabanza kuwumurikira Imana. Haleluya. Nyuma y'uyu mubiri hari uwundi mubiri. Ntagire Satani gukanga, nyuma y'uwo mibabaro hari ibyishimo n'umunezero. Yesu nashimwe cyane. Reka banze gutanga raporo yuko ikintu cyose kirya umubiri imbaraga zanjye zakirangije, kandi ko hari ibyingiro ko hari undi mubiri mushya, kandi uzambarwa n'umuntu wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, agaca mu mazi, agashyirwaho ikimenyetso cy'amaraso, akaba umuragwa w'ijuru. Komera Imana amashyi nshuti yawe. Imana ishaka kugutandukanya n'abanyegiputa. Imana ishaka guhindura ubwoko budakorwaho. Imana ishaka kugutsindira sekibi na nyamusi byakumanywa na nijoro. Igihiga ubugingo bwawe n'ingingo zawe nta handi wagikikira, ni muri Kristo Yesu. Nta hantu wagera Satani atagukubitira. Ariko nta n'ahandi hantu twakirira ngo dukire rwose, nta handi hashyizweho
ni muri Kristo Yesu. Hunga udapfa kandi ugapfa urupfu rubi udafite n'iherezo ryiza. Hunga rupfu na kuzimu, nta handi hantu wabicikira, ni muri Kristo Yesu. Inganzo twacukuwemo nimwo imbere ahavuye amazi n'amaraso. Niyo mpamvu iriya monima ko Imana yampumekeye ngo tuyikore kuri muri Kristo, muri jambo havuyemo amazi n'amaraso aduhindura ubwoko bukomeye. Niyo nganzo twacukuwemo. Muvuge ngo amina cyane. Haleluya, 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 haleluya. Ndashaka gusengera wowe nshuti yanjye, nawe ushaka guhindura, uhinduka ubwoko bukomeye, kakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, gaca mu mazi menshi nk'ikimenyetso cyo guhamba icy'umubiri cyose, ukaza ukuri cyane mu ishya wambitswe undi mubiri ufitanye igihango na Kristo, ubyawe rwose n'ayo mazi wihanye ibyaha, ugashyirwaho ikimenyetso cy'uwagucunguye, ugahinduka ubwoko budapfa kubyinishwa kamucerenge n'abazimu n'abadayimoni abari bose, udapfa kuroga ngo upfe gupfa. Bakuroga ariko ntiwapfa gupfa, nta mukiranutsi upfa gupfa. Kristo yaravuze ngo amarembo y'ikuzimu azatera aturutse mu nzira imwe, ariko ashwiragirizwe mu nzira zirindwi. Torero ryanjye riri ku rutare rirubatse. Haleluya. Nta kinyembaraga, nta n'ikinyabushobozi, nta tekinoloji n'imwe yabasha kugira icyo ikora kubona kizaye ikimenyetso. Bwira ngo dufite ikimenyetso, humura. Icyo bashyira ku mubiri, icyo bakora cyose ku mubiri, bawuroga, bawutwika, bawurasaga, ariko ubugingo buhambiranyijwe n'ubwa Kristo. Muvuge ngo amina cyane, kandi buzabona Imana. Abantu bajya bavuga ariko Mana, ngo kuki abantu b'Imana duhura n'ibibazo? Ubundi si isi ni wanyu. Uzi iyo umuntu atari mu gihugu cy'iwabo, hari uburenganzira atemererwa kandi bandi babwemererwa. Haleluya. Iyo mugiye mu bihugu by'amahanga, mu bihugu byateye imbere, aho abanyagihugu banyura niho munyura. Niho munyura. Bajya baturavuringa. Abanyamahanga bafite inzira yabo, n'abanyagihugu bafite inzira yabo. Niyo tugeze ari Kanombe, aho tunyura nk'abanyagihugu n'abanyamahanga ni hamwe. Bira mugenzi ngo inzira zacu, vuga ngo inzira yacu niyo abanyamahanga ziranyuranye. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe cyane. Ndashaka gusoza ngo usengera wowe ushaka guhinduka ubwoko bukomeye buzabona Imana, bufite umurage w'ijuru. Kwitwa umunyarwanda no kwitwa umunyamerika no kwitwa umunyaburayi ntacyo bivuze. Biri urapfa ugasanga bakubanjirije batizeye Imana mukababarana, ariko nubwo waba utuye mu ibuzinganjwiri cyangwa mu bunyambere pfiyo ahantu kuri, mfite ikimenyetso cy'amaraso uvuye mu mubiri direct usanga Aburahamu. Vuga ngo amina cyane. Ukajya gutegerezanya n'abandi ibyasezeranijwe, ubwo impanda y'Imana izavuga kavuga ngo abakoze mujye kuruhuka muhembwe. Haleluya. Dufite ibyasezeranijwe. Shyira ikiganza hejuru ngusengera Imana uyu munsi wa none. Imana igira icyo ikora ku buzima bwawe, iguhindura ubwoko bukomeye. Reka nkubwire za karande, zakangwa karande y'iwacu ngo hari ibintu bitagukurikira iyo uri amaraso, ikimenyetso cy'amaraso. Hari ibintu by'umubiri bitagufata iyo wanyuze mu mazi ukamenya ikimenyetso cy'amaraso, ukizera Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Hari bitagufata. N'umurimbuzi uza nijoro usinziriye ushyizweyo ntacyo gutwara, n'abandi bakinda nijoro ibyo bakora byose ntacyo bimara, n'abakuvuma udahari ntago bigufata. Uri ubwoko bukomeye. Haguruka utere haleluya we. Reka nkubwire, babandi birwa bapfa kugutuka bakakuvuma, barakuvuma bazuriwe, ntago byagufata, ntibaze inkomoko yawe. Ariko burya ngo umuntu ukuze inkomoko arakuroga ntagire ukurogora. Ariko sha inkomoko yacu sha yasobye benshi, iri ahantu mu nganzo. Muvuge ngo mu nganzo hakomeye, kandi nta upfa gukora korayo, nta n'upfa kujyayo. Muvuge ngo amina cyane. Uretse Kristo na data gusa niho bafite ubutware honyine.
kandi ni data wa twese udukunda. Komera Imana amashyi inshuti yanjye. Shira ikiganza hejuru ngo usengere Imana, utambuke uze ngo usengere. Kuva umunsi uhindura ubwoko bukomeye, uba umusore mwiza uhimbaza Imana, uriho ikimenyetso cy'abanyamugisha, kandi uri mu transit werekeje mu ijuru. Kandi amasezerano tukiri mu isi hari ibyo Imana igiye kuduha ikaturutisha abatureba, bakazavuga ngo Imana yanyu izaba Imana yacu. Niba kurebaho bazakwifuza. Tambuka uze inshuti yanjye, ngwino Imana ihindura amateka. 2023 uhinduka ubwoko bukomeye, uba umukristo mwiza w'ukuri, ugira ikimenyetso, kandi uba umuvuga rikijyana. Gusenga kwawe kugiye kumvikana mu ijuru. Komera Imana amashyi n'ubushimana kubw'ayo magambo. Tambuka uze inshuti yanjye, ngwino muhungu mwiza, ngwino nawe mukobwa, ngwino mama na papa, ngwino muhagarare murebe hano. Tambuka uze nawe, dukomere Imana amashyi bene data bazi, dukomere Imana amashyi, dushima Imana. Haleluya, 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 haleluya. Mu ijuru niho iwacu. Haleluya, 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 haleluya. Ijuru umuntu ageramo ntiyibuke abasize mu isi. Mama yarankundaga cyane, ntabwo nari nzi ko yansiga, ariko yageze mu ijuru. Mu buryo ngo yageze mu ijuru, uburyo mu isi ndimo ndirwanaho, nanjye ndimo ndirwanaho, nawe wirwaneho. Haleluya, haleluya. Iby'isi by'akanya gato, umuntu arapfa afite amakamyo, ntibamuhambe mu ikamyo imwe, afite ikimodoka cy'igihatari za V8. ntawe ndabona bahamba muri V8. Bajya muri seke hariya mu Gakinjiro, cyangwa bakayisiga akantu kameze nk'akantu nyine akabara kanyuranye wenda n'utundi, ubundi byo bakarenzaho, mu buryo ngo bakarenzaho, ubundi tugasubira inyuma. Ya fanta we, fanta cyo kukiriyo nirinda kunywa byinshi, ndabona to ntazava nkabyishyura by'amaraso. Maze ngo kukiriyo iyo bapfuye, iyo tuvuye gukaraba unywa zingahe? Reka nkubwire, bazazinywa, mungire ngo bazazinywa, kandi bazazinywa ku mafaranga yawe bavuye kukujugunya, kandi baguhambye mu giti wagenderaga muri limuzine. Byisi ni by'akanya gato. Babwira ko nkunda ibiryoshye, ariko nimara gupfa n'uguri kw'Imana. Mama Bishop ntagazaza ni cyayi kirimo isukari nyinshi ngo nyigutumire nyumve ati genda mugabo mwiza, igendere do ndakakuryoheraga kwenda nako wapi. Ako ntago nzapfa vuba ngewe, kandi si ugutinya urupfu. Ndacyafite akazi. Bwira mugenzi ngo ubundi ufite akazi, ubundi irakurinda ufite akazi, ikurinde kuko uri umukozi wayo. Data mwebwe mujemo, Imana irabangaje, mugiye kujya mu kazi. Icyabahigaga, icyashaka kubica vuba niki kibabonye. Imana yiboneye abakozi, izabimana. Haleluya. Irakwimana, ubundi irakuzi, irakwimana, urayikorera. Ubundi uyimariye iki? Hari umuntu upfa mu muryango ngo Mana yanjye we, ngo ubu koko uyu muntu agiye ati nta dukecuru turaha, nta bagabo bibibwa baraha koko, ubimujyanye ko Mana nawe koko ubimujyanye uyitwara nka batatu nk'akana kacyase majeri kiri kureba kuri ko kijyana ntacyo kimaze. Reka nkubwire, ntago turabo kugenda kuko turabo mu mumaro. Uvuga ngo amina cyane. Urashaka kuba umumaro, tambuka uze hano, ndacyakurindiriye, nsigaje umunota umwe. Tambuka uze umumaro, Imana ikwimane mu biguhiga byose, mu bikurwanya byose, ikurindire mu barozi ubaturemo, ahubwo bapfu bahamba aribo ntacyo bazagutwara. Tangazo mara umukutoka mbinguni, uriho ikimenyetso, urubwoko bukomeye, aho bakomotse harakomeye. Marembo ikuzimu ntacyo azagutwara, naho Satani yagaba imigabo n'imigambi. Dukomere Imana bashyi kubwabo ngaba, dushimye Imana. Ariko niba usigaye inshuti yanjye, Mwami yakureheje, yakubengutse, yakwangaje, ngwino winjire mu murimo wa Data, ngwino dufatikanye ikivi, ngwino shaka twinjire mu bakozi bazahembwa, ngwino abo bazavuga ngo nimwicare iburyo sha mugubwe neza, dusangire Imana yahishwe vino y'umurera. Oh, haleluya. Ngo n'abamarayika bifuza kuba abantu kugira ngo bazaraganwe natwe ibyasezeranijwe, barabireba ishyari rikabica. Kuki utatugeza abantu kweri? Kandi abamarayika ubundi ni abakozi bacu, twebwe turi imiriro. Muvuge ngo imiriro,
duca ahantu nyine tugomba gutwika. Bwira mugenzi ngo ujye umanuka utwike. Yavuga ngo turamanuka ngo turatwika tukimanukira. Niko bavuga. Wose watwika utari umuriro. Haleluya. Haleluya. Bwira mugenzi ngo hinduka umuriro ubundi ubone kumanuka gutwika. Abantu bafashe ibintu barabifojaringa byaka agaciro kabi. Turi imiriro, abamarayika n'abakozi bacu. Twe turatwika, turasenya, turakongora, turarimbura, dukuraho turi umuriro urya. Haleluya. Mana ishimwe. Ariko hari inzira ugomba kunyuramo, hari ikimenyetso ugomba kubona, hari ubutware ugomba guhagararamo, ugomba kwimenya ukisobanukirwa kumenya uwo uriwe. Haleluya. Bene data, Imana ibahe umugisha rata. Kadukomere Imana amashyi kubwa bene data banga. Nasanze n'agakiza ari ubuzima, ntago ari inyito, si icyitiriro, si ntago ari agasirino, si n'ibintu bigezweho, ni ubuzima. Muvuge ngo ni ubuzima. Kandi iyo wamaze kumenya uwo uriwe, nta upfa kuvuga ibyo yishakiye imbere yawe. Nta n'upfa kugucisha mu nzira ashaka. Nta n'upfa kukugaburira ibyo utazi. Maze kwisobanukirwa. Haleluya. Haleluya. Ubu muraje musohoka ngaha mufite amarandevu mazima n'andapfuye. Mujye gusangira nawe ibigambo by'ibintazi. Bitafite ibyiringiro, bitafite ejo hazaza. Bataye kubwira inkuru z'incamugongo nawe ucika umugongo. Umaze kubwirwa uwo uriwe. Umaze kubwirwa ahantu wakuwe n'imbaraga zikugose izarizo. Bakubwira ngo bazakwica bandese. Vuga ngo bandese. Haleluya. Sinzo ndi kubwira bande. Usohoka ngaho uti nubwo nyine turi abantu b'Imana ariko nyine tugira ubwenge, bakohereze epfingiye uje kurebera ndebera 2023 bizacamo. He baba we. Mukecuru akwicaza ku musambu ushaje urimo imbaraga se. Atangira kukwaka ibitamba ati Yeruza n'ihene y'ibara rimwe n'inkoko itarabika. Uzizane azihekenye kandi akushyirorwaga ku nkuba igutumuke hejuru. Kandi twamaze kugera ahantu duhinduka ubwoko bukomeye, bwoko budapfa gupfa. Dufite ikimenyetso cy'abantu dufite ADN y'Imana yacu. Muvuge ngo amina cyane. Kandi yabonye ko tugomba kuyakira, yemera yisiga ubusa. Kristo abo mugaragu w'imbata. Apfurupfuruye. Umubiri uturya, uramurya uburibwe bw'umubiri wose abwishyiraho kugira ngo tube bazima. Umunsi n'umwizera ndakubwiza ukuri. Uzabirya bibifumbire. Vuga ngo bizambyibushye. Hasigaye hari n'abarozi. Yewe. Hasigaye hari abarozi bateye ubwoba. Abashimiste babaye benshi. No mu nzu y'Imana byagezemo. Jubona we n'umukozi w'Imana ari muri hise n'ibiti. Aho kanyagogwe. None sha utarakizwa harantu ushobora batereka da. Tini bene data sha. Bagize batasiti barampaye. Baguhaye iki se? Bampaye kabutindi. Harabo njya sengera ahangaha barozwe na ba nyina. Nyina wamubyaye. Ise wamubyaye ngoke. Uzikurogwa na nyoko. Ugasigara uhanganya na nyoko. Ariko bagakobwa we nutitonda. Ngiye uziko ndi nyoko. Nyamara ugafata umwana wabi ukamwita gakobwa. Tayari wamaze kukagira nyine. Erega reka nkubwire. Ariko iri muri Kristo Yesu nubwo yakwita gashwi n'agashwiriri. Uhinduka ikintu gikomeye imbere ye, uzahorera ikintu arebaho amaso yagashye. Nta nicyo yakuvugaho nubwo yakubyaye, ntacyo yakuvugaho ngo kinjire muri ADN yawe n'Imana ngo kizajye cyo kikumaraho. No, barabikubita bikagaruka. Back to sender. Haleluya. Tugiye gusenga. Iminota tangira yangiye kako kandi birakwiye. Ariko wafashijwe n'icyo uri cyo. Haleluya, haleluya. Wafashijwe no gukomerera muri ubwo bwami. Bwana Yesu asifiwe sana. Ugiye guha agaciro ibyo urimo.
uriho ikimenyetso wowe, ntuzongere kwisuzugura. Komera Imana amashyi cyane. Saduraka na Meshaki na Abedenego mu itanura ry'umuriro, umuriro warabariyera, ariko ngo bari bawenyegeje kuba inshuro 7, baranje batenga hano mujugunyemo. Nzi ko muri minota 3 gusa biraha birangiye. Bagezemo ngo icyahiye ni imigozi yari bahambiriye gusa, batangira kudefira hamwe na Yesu. Bwira abantu ngo nuba na Yesu no mu muriro uzadefira. Umuriro w'abisi uzawudefiramo batangara. Bati ko badashye, turaroga ku manywa na nijoro ntibapfa. turakongeza umuriro ntubatwika. Kuki bitabafata? Mu buryo ngo ntabwo bizadufata. Bene da, ntabwo bizabafata. Kandi nibiri muri mwebwe, niba hari n'ikiri muri mwe cyaba cyaroherejwe mu buryo bw'umwuka, mwaratamiye mwarariye, cyari cyo mwatambutse, nubwo hari ibyo babibwiraho, ntabwo bizabafata kuva uyu munsi, kuko mwizeye. Muvuge ngo Mana yacu, tuje imbere yawe, turi abanyabyaha, turi n'abanyantege nke, udufate udukomeze, kandi utubyaye mu mazi no mu maraso nk'ikimenyetso. Tubaye abawe Kristo, turakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Ibyaha byacu ubitubabarire. Kuva uyu munsi udufate udukomeze, kuko tugiye kugukorera. Urakoze, uratwimanye mu maboko y'urupfu na kuzimu. Tubaye abaragwa b'ubugingo, turabigushimiye, tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Dukomere Imana amashyi ku bwa bene data. Ngiye kubasengera Imana mu abagabo nyabagabo. Haleluya. Hari icyo Imana igiye kuvugana namwe, mujye mwumva icyo Imana ivuga cyane kuruta iby'abisi bavuga. Amakuru yo hanze arahari rucantege, ariko mujye mwihutira kumva inkuru z'ijuru, icyo Imana ikuvugaho. Icyo ureba cyo cyaguhubanganya kigatuma wicira nzira ukaniyahura ahubwo, ariko mu ijuru hari Imana igira neza abayiringira. Mana data, mu izina rya Yesu, rambura amaboko yawe nk'imizi yo guca bugufi. Urakoze urakarama ku bw'abagaragu bawe n'abaja bawe. Maraso matakatifu y'igiciro n'abeza bahumanure, bagiye kunyura mu nzira nziza y'amazi nk'imizi yo guca bugufi, ndetse no kwihana ibyaha bakabibyaremwe bishya. Bahamitse imisu cy'amaraso, kandi washyira umwuka wera ubatsindira, ubaneshereza, ubarwanirira, ubabera umujyanama ku manywa na nijoro. Ubahindura ubwoko bukomeye, kandi kuva umunsi bahinduka abakozi bawe. Tugushimiye ku bwabo, tubakira mu bwami bwawe, ndetse mukumbi mugari w'abazabona Imana. Tugukomera amashyi mu izina rya Kristo umwami wacu, amen. Mugende bene data babagira inama, Imana ibaho umugisha cyane. Yesu nashimwe cyane. Haguruka ngo usengera Imana, Imana ikwambika imbaraga, igendere umutima wawe, yongere kuganiriza, kubwira uwuriwe. Ntukajye ugira ubwoba nk'abisi batagira Imana yabaho umutabazi, kandi ntukagende nk'abantu basa nk'ababandi bafite aho bakomoka, ariko natwe dufite ahantu dukomoka, dufite inganzo twacukuwemo, kandi inzira ni y'amazi n'amaraso ni nk'ikimenyetso. Mwuka wera twahawe niwo utuma dushira ubwoba nk'intare, kandi ukatumenyesha ibyenda kubaho, tugahishurirwa ibihishwe, tukaba biru Uwiteka Imana, abanyamabanga, abamenye biva mu ndiba y'umutima w'Imana. Ni iki Imana irimo ivuga? Abantu baravuga batya, ariko Imana iravuga ite? Amen. Mbwira aho niho ibanga riri. Abantu baravuga batya, ariko Imana iravuga iki? Bashobora kuba bavuza induru, ariko Imana ivuga ngo ngaho nimwivugirize impunda. Ahubwo bakubwira ngo urapfuye, Imana ikavuga ngo humura uzabaho. Amen. Ntago ayo matwi rero apfa kumvuga n'umuntu wari we wese, ni umuntu ufite inganzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Rambura amaboko yawe. Mana data, turagushimye, ugira neza ku manywa n'ijoro nashyizwe hejuru. Urakoze urakarama ku bw'ijambo ryawe ryiza rizima, kandi dufite aho dukomoka, turi ubwoko bukomeye muri ayo maraso y'igiciro, naho twaherewe agaciro, naho ngaho twaciriweho iteka, turavuga ubu ni ubwoko bukomeye butavumika. Aba nabo nibyariye bwanyu bwite, ntabwo turi ibyarirano, ahubwo twavuye mu nganzo ikomeye, kandi kwiza kw'Imana kuyifiteho ubushobozi.
gira neza abahungu n'abakobwa bawe, ubagira ubwoko bukomeye, ubatsinde, ubaneshereze, ubarwanire, uburishemo gahunda zose z'umwanzi ku buzima bwabo, ukubise hasi ubutware bwose bw'umwanzi, bahagaze bemye bavuga ngo Uwiteka ni we Mana. Urakoze, urakarama Data mwiza, tugushimiye kubw'umuhamagaro mwiza waduhamagaye, kandi tugushimiye kubw'ikimenyetso cyiza wadushyizeho. Twebwe abakunyaho kwizera turi ubwoko bukomeye, turi abaremwe kandi turemewe kugira ngo dukore imirimo myiza yo kunezeza Imana no kuyihimbaza, nayo izaduha ubugingo buzima. Tugushimiye kubwa byose, tugukurira ubwatsi, tugukomera amashyi ko watumenye kandi wadutoranije mu izina rya Yesu, amen. twongere dukomere Imana amashyi.